urumva mukobwa we ubu munyu mu rwego nta muntu uza kukinisha amarangamutima yawe yitwaje iPhone yego mada ubu munyu mu rwego nta mugabo uza kugukiniraho yitwaje Rava yangiza amarangamutima mu munyu w'isi gerageze ntukayuke gukayuka Yesu washakaga kuvuga niki buryo waguye mu cyaho bukayutse buryo ibidukayura yaranabibonaga ko ari ibintu byadukayura iyo gukayuka kandi Imana izakurinde we musore uri mu minsi yo kurambagiza Imana izakurinde gushaka umukobwa wakayutse washizemo icyanga gukayuka no gushiramo icyanga no gushiramo imbaraga no gushiramo icyuricyo kandi mubona amahoro twege haleluya mubona amahoro godipa mubona amahoro mugira umunyo mu mutima mugira umunyo mu mutima munakagira umuntu gusahura imbaraga z'umutima akagira ikintu kikumaramo imbaraga z'umutima higira ikikumaramo imbaraga z'umutima igishaka kize kigihetse visa yego nashaka zatwaye kontake yikumaramo imbaraga z'umutima nashaka muri barabasi nibari barabasi ndomonyo nazana kontake uvuga uti ndomonyo nashaka genda muri Range Rover uti ndomonyo ariko ndomonyo ntabwo nkayukwa na Range Rover ndomonyo ntabwo nkayukwa na Vigo ndomonyo mujye mwihagarara umunyu wihagarara wari wabona urushishi kumunyu reka mbashimire kandi bifurize kugubwa neza bifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana itanga no gufashwa n'umwuka wera aho uri hagiye hatandukanye iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali intara gatandatu y'abadiaspora bantu mwese duhujwe n'iyi cano yanyu Evangeliste Mama Lionel Imana ibaha umugisha kandi bishimire abantu tubana ku gicaniro Imana ibaha umugisha abantu tubana kuri Zoom Imana ibaha umugisha abantu tubana mu biganiro bya buri munsi bigiye bitandukanye by'ijambo ry'Imana ariko rya jambo ry'ubwenge ntabwo ari kuvuga ngo nuko baramanuka baratembera ngo mvugira ngo amena ngo munyeganyirize ngo muncugusirize muvugutamena mutwazanye ibyo bintu byose ari ibyo bintu byanyu byose rwose abantu baba bafite utamenya aho babikura kuri icano ntabwo wabibona ntabwo wabibona na Chandra ariko nawe urabeditingira kweli barabiteje kabisa nibo babiteje bahame hamwe Chandra randra shendra Yesu aravuze ngo muzahabwa indi mishya ariko zishaje zikomeje kwiyongera ari n'indimi z'inzoka hakuze uko ari byo waromeze neza meze neza cyane mu buryo bwose umukecuru ameze ate umukecuru biriho biraza ko nyine nawe urabyumva nanjye ndabyumva nawe urabyumva nk'umuntu mukuru n'abariya barabyumva kurwara kuri iyi myaka ufite imyaka 80 n'ingahe hafi 90 arababaye amusosori kandi komera nakoze ahari kurira kwararira umuntu ariko hari ubwo wabyuka mu gitondo impundu ziri kuvuga kabisa burya hanga yaravuze ngo icyo umuntu azi n'icyo yariye uri ubuzima Imana imutije cyangwa cyawe n'icyo ufite icyo umuntu azi n'icyo ariye nabyo ubuzima bwawe kuri we nuko burya yaramutse yego ni munsi ibi bintu ndabihera he reka nkubaza mu majyepfo n'iburasirazuba n'iburengerazuba reka nkubaza akabazo ubundi dutangire Abisiraheli bari kuva muri Egiputa bifuje ikintu bajya bita tungurusumu n'amadegede ubundi tungurusumu imaze iki mu mubiri w'umuntu n'amadegede amaze iki mu mubiri w'umuntu tungurusumu ivura amibe
igahumuza n'ibiryo, ikamaramo n'ibikonoshwa byayo iyo uyiryanye cyangwa se uyifatanye na karoti buri mu gitondo nyuma y'isaha ukanywa amazi y'akazuyazi, n'ubudahangarwa bw'umubiri. yego tubarangiye si bamwe hajya ni hano navuze yuko mvura ibiremba hano mwampamagaye ko harya n'iryo zina umuntu abita ni ikiremba nyine ni bazima, nicyo kwereka ko ari bazima. abantu badukurikira ni bazima, nta kiremba kirimo. none ubu tubabwiye ukuntu wakwivura amibe mu minsi 7 cyokora yaba itarameneka itarasohoka wajya kwa muganga ugasanga ntabwo iravamo, ubundi ukajya ubikoresha byibuze 3 mu cyumweru, ukabikoresha ni mu gitondo na nimugoroba. Ariko abagore mukitondera kuzirya mu gihe cy'imihango cyangwa ubutinyanka kuko urava cyane. Yego n'ababyeyi babyaye vuba n'abakomeretse, n'umuntu wese uwo ari we wese, yaba umugabo cyangwa umugore, uramutse warakomeretse ufite igikomere kikiva ntabwo wemerewe ku irya tungurusumu. Amadegede rero nayo uretse vitamine nyinshi afite mu mubiri, ako si ikintu warya ngo ribigaburo ryonyine, si ikintu warya ngo wiririrwe ujye guhinga uhazi. Muri Abisiraheli bari guhinga ibiki? Abisiraheli bigeze bahinga ko Imana yabahingiraga ahubwo ikanabaha n'ibyeze. Imana yarabahingiraga ikanabasarurira, ariko ubundi yarabahingiye buri amano. None manu yahinze mu kwa nyoko wanyu? Manu iki n'iki yamanukaga, iki n'iki ikintu kidahinga. Hari igihe nyine muba mukomeye gutukana, ariko mwana waza mutukanira mwagira Imana mwagera kuri YouTube channel yanjye kandi ari ivuga mutumwa mukazana ubwo buntu bw'ubututsi bw'iwanyu kwabasokuru. Ejo bundi warantutse kwabanyokuruza nari nkugwaye ni mama y'Imana nari nkugwaye. Ejo bundi warantutse bitamubwira nta kibazo uzatera nanjye nukuri rero, nanjye nukuri tandukane no gutukana nukuri je ntanga ukuri. utanga ubwira. Kandi ikindi na Yesu yigeze rimwe kubakorezaho, aravuga ati bundi mugende mubwire ngunzo Herode. Yohana nawe umunsi umwe arafashwa ati mwabana b'inshiramo ndababwiye ngo mujinya uzatera. Aje bundi nkubwire ngo wambaye neza, wangejejeyo nzagenda nkwishyura gake. Erega hari ukuntu mubivuga atari kumva nyine munejejwe nuko nambaye neza, atari kumva ahubwo bibababaje. Ubundi se ko ducinya inkoro zacu ni inkono. Ese wende kuki muri kubitubwira ubu? Nuko nyine ariho tubamenye. Ahubwo kuko hari ukuzi kera iri shamba rya arizanye te kera ko icyo none se yararakubwira ngo wambaye nabi ariko gushimira ibyagezweho. Ngufashe iki kugira ngo aragushimira ibyagezweho. Abantu benshi bashimira abandi mu byagezweho. Okay, murakoze. Undi munakubwiye ngo wambaye neza uravuga uti murakoze, ariko ikibazo musigaye mubyishyuza ngo wambaye neza masenyize. Oya ngewe nisabirije kandi nta n'iryo nge nari ngusabye, nta n'ibyo n'uyu munsi mbigusabye. Ni ukuri murakoze cyane. Okay. Ndashimira umuvukanyi wo mu gihugu cy'u Burundi wanyambitse ikanzu. Ese ako kantu katari rumbiya kitwa nguki? Rumbiya menyereye ko ari ngutiya abamama bambaraga kera, yarumbiye arankubita kankubita rumbiye, umugabo wagukubitaga wahukanye yagucyuzaga rumbiye. None se ibyo yanyoberwa ijyari cyo icyo kintu kimeze nka tiyayi nyine cy'ikirumbiya ni cyitwa nguki? Ndacyita nguki ko ngiye ntazi izina ryacyo. Kandi ari tiyayi uzi kumeze nka wa muntu babasaza bakera biryagagwaga ukamunyura uragiye inka akakunyura uragiye inka akazi wiriwe ati wiriwe izo ninyi umva ye ngizo ninyi kandi ubwo arazivuze. None icyo kimeze nka tiyayi cy'ikirumbiya nyine. Donc iyi ni ikanzu ikoze gutya nyine, ikoze muri rumbiya tiyayi, ikoze muri tisi
ya tiyayi ariko rumbiya byo sinzi icyo ari cyo mberuka nyine ku ngoma ya mama Margarita. we ariko iyo ni rumbiya mama Mariyone none ako kantu se ahubwo katari ubwo rero abagabo musigaye mumenya za rumbiya nabwo mwaje ariko ndashimira Imana ko nambaye gutya. Aleluya, amen. bararya brefonse, amen. bararya brefonse rwose ari gihe nanjye nambara umwenda nkumva urandyoheye. Oya, uwo mwenda ni mwiza, ufite ukuntu umeze. Ndashimira Imana pe, ibi byose mbishimira Imana. Ahubwo n'undi ukozweho nagira iyerekwa aritambutse nkomeze mberwe. Kuko jyewe mfite inshingano zo kwambika abandi, namwe mufite inshingano zo kunyambika. mama Mariyone, hanyuma uyu munsi ndifuza yuko tuganira, nubwo nakunyujije hariya hose, kandi urakoze kuba ufashije abantu kubaha umuti wa mibe. Yego, ejo bundi tuzaba wa teniya. nasekarisi byose n'insharwatsi n'impere. Ngara abantu bagenda bafite parike mu nda kweli. Go kumva kigongera ikindi kigongera. Ariko hari n'ukuntu umuntu arya ibiryo igifu n'ikibi. Pardon, tuzigisha abantu kurya ku mutsinzi, tuzigisha abantu kurya mu muryango, kuko hari ukuntu abantu barya ibiryo bimaze amasaha 6 bitetse. Birya biryo hari ukuntu biba byakereye uburozi, bijya mu mara bikagira ibintu byangiza. Nta microonde ngo banze nyuzeho, bimaze amasaha 6 bapfunditse ahantu. Donc ari indwara twitera mu butamenya. Hari ukuntu muroga ibiryo kajya gucanira amavuta ugashyira kwa kundi bashyiramo igitunguru ngo hari ubuvuze ngo nyica kira birahari uburozi ibiryo, habwa amavuta bashyiramo igitunguru ngo gisakuze shorana gishye. Ariko iyo wakawushije ugashyiramo igitunguru ngo uvuze ngo nyica. Ese ubundi mama Mariyone, ubundi igitunguru cyiza ni igikaranzwe mu mavuta, ni igikatiye ku biryo bihiye? Igitunguru gifitiye umubiri akamaro ni cyuriya kibisi gikatiye ku biryo bihiye, ariko mu rwego rwo guteka ibiryo bikagira indi mpumuro nziza. Tuvugisha ukuri, mu rwego rwo guteka ibiryo byemeza abaturanyi. Ngakomereza byemeza abaturanyi, byemeza n'akanwa, byemeza n'amazuru. Byemeza amazuru. Ubundi se amazuru yande yawe kuko bitegura ku meza. Kuko izi ingingo zose zigomba gukora. Reka rero mu kurya please, jewe nzi ibintu byinshi ari gihe mwibwira ko nzi bya Bibiliya gusa. Mu kurya amatwi, amazuru, umunwa n'intekerezo n'intoki n'amaso bigomba gukora kimwe. No mu gutwara imodoka, amatwi, amazuru, umunwa, amaboko, amaso ni ibintu bihura cyane. Nimba ugiye kurya ibiryo utabanje kubyumva mu muhumuro, ahubwo gihe sinarya n'ibiryo ntabanje kwinukiriza. Mama Mariyone, turekera. Urakoze. Abaroboro ushobora kuhita gukubitira muri komenti ati naho uboneye perime karagaciye. Shobora kuba nkibonye ubu, ariko ndi umushoferi. Shobora kugira perime utari umushoferi. Gihe nabonye perime ndi umushoferi bimazemo igihe kinini. Ariko nk'ubu riburi kubyumva narura. Barabona wese kuba umushoferi bivuze iki? Bivuze gutwara, bivuze kujya kuri polisi se? Faye. Kandi nukuri kw'Imana hari umuntu wavuze ngo ayakangiharere. Mama Mariyone, umunsi nagira ngo tuganire ku kintu kijyanye Yesu Kristo yigeze kuvuga ngo mbese umunyu nukayuka uzaba ukimariye iki uwurya? Yego, muri umunyu w'isi. Ngi tugiye kuganira ku ijambo ryitwa muri umunyu w'isi. Kubera iki abantu bakabaye umunyu? Ese niki gituma abantu kuba umunyu kwabo kwangirika ku buryo banyukwanyukwa? Baba bakoze iki? Biba byagenze bite? Imana iguhe umugisha.
ubundi nubwo nanyuze hari hirya ikiganiro nicyo ibiriya byose mwumvise na kariya kaba gakenewe mu kwiganirira abantu bakiruhukira tu story hari igihe tuzajya dutegura ibiganiro by'amastori mukisekera mukarya ibyanyu nta shifanaje. Yesu rero kuvugira ijambo ngo muri umunyu w'isi ntabwo ngo muri umunyu w'isibo cyangwa w'akagari cyangwa w'umudugudu cyangwa w'igihugu, kavuga ngo muri umunyu w'isi, nawe afite ukuntu ibintu abigira birebire kandi kwiza, afite ukuntu aha agaciro umuntu akamutubura rwose akamutereka ku isi. Aneho umunyu katubanze turebe ubundi uyu umunyu hari umunyu wa gikukuri ari wo witwa w'ingezi. Gikukuri se mwabimenya, abana bavugiye kwa Nyirinkwaya, abandi bazi ko ari umunyu wo guhinka, nawe buriya tuzababwira indwara uvura, uranavura kuruta ibyo byose munibwira. Hakaba umunyu wo kurya batetse, hakaba umunyu wo kurya ku meza, kandi umunyu ukagira akamaro kenshi. Mbekere iyo twakomerekaga twiyomozaga umunyu, iyo ushaka kubika ibiryo bikamara iminsi bidapfuye shyiramo umunyu. Umunyu ni mwiza, nubwo aho iyo urwaye pressure utemerewe kuwurya, ariko umunyu ni mwiza ukomeza amagufa. Ariko Yesu arangije aravuga ati muri umunyu w'isi ndashimira umwami Yesu wagiye atugereraniriza ibintu bijyanye n'imyumvire, akavuga no ku bintu dusanzwe tuzi. Muri umunyu w'isi bivuze ngo umunyu ubundi ntukinirwaho, ni ibintu bidakinirwaho. Ushobora kuri gatakayiko k'isukari ariko ntabwo ari gatakayiko k'umunyu. Nari nshaka gufasha nandi gusoma umunyu wa rukukuru. Umunyu wa rukukuru mu gihe uriye nk'ibiryo byanduye urazuka ni wa munyu usa n'umukara. Cyo ni kimwe. Kera mwahaga inka. Ikindi uyu munyu ni umunyu utekwa mu bishyimbo. Ikindi ni umunyu bashora amatungo, si inka gusa ahubwo ni amatungo. Ashobora gushora ihene, intama, inka n'ayandi matungo agiye atandukanye. Umunyu udakayuka kugira ngo udakandagirwa. Imana itugirire neza cyane. Ushobora kurwana no kurya umunyu akayiko kabutakamara ko umunyu, ariko kabamara ibiko bitatu by'isukari. Umunyu ntukinirwaho ndugu yangu. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mu bumunyu ntimukinirweho, ntibabatariraho fure, nibaza kubatariraho fure. Mu bumunyu mu rwego, urumva mukobwa we, ubumunyu mu rwego nta muntu uza kukinisha amarangamutima yawe yitwaje iPhone. Yego mada, ubumunyu mu rwego nta mugabo uza kugukiniraho yitwaje rava yangiza amarangamutima. Muri umunyu w'isi gerageze ntukayuke. Gukayuka Yesu washakaga kuvuga niki? Burya iyo waguye mu cyaho ubukayutse. Burya ibidukayura yaranabibonaga ko ari ibintu byadukayura. Iyo gukayuka kandi Imana izakurinde we musore uri mu minsi yo kurambagiza, Imana izakurinde gushaka umukobwa wakayutse washizemo icyanga. Gukayuka no gushiramo icyanga, no gushiramo imbaraga, no gushiramo icyuricyo. Gukayuka nicyo bivuze. Imana izakurinde kuyobora abantu bakayutse mu itorero ryawe bashizemo icyanga. Gukayuka nicyo yarashatse kuvuga. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana izakurinde guturana n'umuturanyi wakayutse. Izakurinde gusezerana n'umugabo wakayutse. Nukayuka ugashiramo icyanga y'umunyu ugakayuka. Yesu yaravuze ati ubundi muzajugunye hasi ntacyo uzaba ukimaze mukandagire, muzajyana induba muzashyire mu mifuka y'ibishingwe, ntimukayuke. Urumva Yesu yararimo atubwira ijambo ririmo amakenga, atubwira ati ntimukayuke. Nta bintu byo gukayuka, nta bintu byo gushyiramo umwimerere wanyu, nta bintu byo gushyiramo umwimerere wa Kristo, nta bintu byo gushyiramo uburyohe bw'Imana, nta bintu byo gukayuka. Regero bari abagabo biyisinzige bari barangije gukauka iyo wakawutse wita amazina utitwa. Doke wita amazina y'ububwa kandi uri umugabo. Ngiye umuserebanyara. Ngo jewe ngo ndi intumbi yimuka. Ngo jewe ngo kumva umuntu aje aravuze ngo Mana nje imbere yawe ngo ntacyo ndicyo. Kubera icyo ariko ntacyo uricyo. Ariko hari n'igihe aba ntacyo aricyo kubera ibyazi abamo. Akumva yuko nyine nawe nsi umwana w'Imana yarashize, yararangiye rwose. Cyangwa akaza kugusengera
umwaturiye ko wasambanye nawe ari indaya yarangiza ati mwami nyiringabo twese twaracumuye ntitwashyikira ubwiza bwawe ntugahite yishyira muri sisiteme ariko nawe akagufasha mugafatanya kwiyeza mwarakayutse mbega indaya iri gusenyera uje kwatura yarakayutse umusengera yarakayutse cyangwa se uje kwatura yari muzima ariko agiye gusengerwa n'uwakayutse agiye kubanza kumanura mu mabere yirukanamo imyuka mibi ngo Imana irambwe nkurambike ikiganza mu agatuza amanuriye mara cyangwa gake gake ibimenyetso byo gukayuka gukayuka ariko reka tunabwize ukuri noneho n'aba bantu basengera abantu ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru umuntu udashumbye utaherewe inkoni yo kuyobora yego ngo aze atange icya 10 n'amaturo mu rusengero rwawe ntiwemere kumurambikaho ikiganza ku ruhanga usibye no kumukorakora ibyo mwogacika izo ntoki mwe reka nkubwize ukuri kw'Imana ihoraho ngewe ndetse mwogacika ku ngeso mwakubitwa n'imbaraga z'umwuka we no mama Leone uribuka yuko icyo watuza n'akanwa kawe Imana izagishigikira none ubu ishyigikire zicike ntacyo byabitwaye ariko barakabije bafite intoki ndende bafite akaboko karekare none akaboko nta kuntu si Imana ya barakayutse none nta kuntu ikintu ari kirekire si ukigabanya oya amategeko y'Amose arabyemeza ijisho niri gucumuza nogoro uhereza imbwa baragacika ibiganza rero ukuboko ni kugucumuza kwikatire ntikongera kugucumuza nuko amategeko y'Amose avuga icyo nshaka kuvuga mama Leone mu by'ukuri yaba n'umuntu ugushumbye ntabwo umugabo yemere gupfukamisha umugore w'undi mugabo ngo atangire amusengera haronka abagore naho meritike ntibyemera ugatangira ugakanda mu migongo ugakanda mu bitugu gahohereje ikiganza mu nda kirazira kumurambika erega bakakurambikira umugore ho ikiganza mu nda nawe ureba no mu mabere no mu butugotse ngo bari kurukana ngo fire shayitwana fire umuriro arimo aroherezamo umuriro fire burya barimo nawoherezamo umuriro kandi koko umuriro ujyamo avasha rega bari abantu barateguye n'abatekinisiye barakayutse ushaka umuriro ujyamo kuko usanga umuntu utarigira agatekereza yuko yacinye mu mugabo we ahuye na fire ahora yakape ahuye n'abakayuke bategerejwe gukandagirwa hajya ubundi ntuza Kayini Imana yamwise ngo ni igicamuke ihita inamwimura muri quartier imwereza muri quartier yatuzagamo abantu bayinaniye yitwa Enodi niho yatuzaga abantu bayinaniye Enodi ariko nawe aho nakubaza akabazo mu Leone ko yahatuzaga abantu bayinaniye kandi hariho Adamu na Eva bonyine n'abahungu n'abakobwa batatu buriya Adamu yabyaye Kayini arongera abyara abakobwa batatu abona kubyara Abeli ni amateka ahisha ahantu none abo bandi bantu muri iyo quartier y'Inodi aho batuza abananiye Imana yego abo yageneye gutura Inodi barabahe kuko ko byanga byakunda ngo yamujyanye ngo mu gice cyitwa Inodi cyabayinaniye aho hantu nzazana Apotre wanjye David ahagusobanurira ambwira kuntu ababagamo mbere Apotre nibo ababagamo mbere bari bande ku buryo nyine hagiyeyo kuko hateguriwe abananiye Imana abakayutse kuko yamujyanyeyo asangayo n'abandi yamujyanyeyo asangayo n'abandi none uku gusanga y'abandi yamaze gukayuka akaba igicamuke ngo ashirwaho n'ikimenyetso kugira ngo batazanamwica niba mubona kasha niba mubona bamenye ko ari Imana n'Imana ni ipingu niyo mpamvu ahantu hari ikintu abantu tujye dutekereza tukavuga duti bene data niba umuntu asobanura neza ijambo ry'Imana nka mama Leone wikumva yuko aho utagejeje ibitekerezo hatabaho ubwo nabwo ni ubuswa ni n'ububwa nuko
ariko mama Rene mireke tujye tuvugisha kandi nukuri tuvuga ibintu mu mazina yabo tuvugisha ukuri abantu ahari bazabyumva kuko kubera iki njyewe aka kantu nakorewe ubushakashatsi ndabitekerezaho neza nibuka ko Imana yamushizeho ikimenyetso mu ruhanga iramwohera imuvana uruhande rwa Adamu na Eva aragenda ndetse agendana n'iki na mushiki we ako cyari cyanakosheje cya Gahini. Ikindi abandi bahanga basomye neza ibitabo kwica mwene nyoko hari abantu bica bene nyina ako hari no benshi mu minsi ishize mu Bufaransa inode hariyo benshi hazajyaho benshi kandi iri foferatasiyo nubwo tuvuga inode bakumva n'icyo gihe n'ubinode irahari ariko mama rero ujye utaranjijisha ariko mubwiye kuzazana Apotre ambwire abantu bari bariyo ko tuzi ko abari bahari ari bashiki ba Kayini bari basigaye kuko abere yari amaze gupfa na Kayini ubundi nindi wari uzica Kayini ariko se mana kongosho ntihaze twikomereze nayo kongosho irahaze hanyuma twivugire ibi bikayuke aba bakore bakayutse basigaye bagenda bakorakorwa nk'ari voka batazemo twivugire ibi bikayuke by'abagabo barara mu kabari ku manywa biriwe babwiriza bafite Bibiliya bakoresheje iminsi 20 n'inga hari amasengesho bakoresha y'iminsi 7 bagacunga itariki zo guhembwa ko abakozi zigeze bakaba ariho bategura amasengesho wapi mamare reka nkubwira akantu no hari n'abandi bo babasengesha bagakoresha tekinike yo kubasengesha ngo iminsi 1000 barabibonye akose kandi ugasanga iyo minsi 1000 babicaye mbere turabona nuzura umwuka wera ntituramubona imbaraga z'umwuka wera barabagarika bakuzura babashyiramo imbaraga ariko tutazi izina uko umwuka wera uko abantu bawuzura turabizi nyine bahora imbere baturisha ngaho se bazabazane ntibaturisha turebe ko bongera barimo mbazi n'inyana kwa sogokuru hanyuma twivugira bakayutse tusimbukire hariya turebe nabo bakayutse ubwo se bakayutse nyine se urumva ntacyo wumvamo cyo ni ikimenyetso cyo gukayuka amasengesho adafite intego aya masengesho atabyara umusaruro aya masengesho umuntu avamo akarara asambana bugaca akaza bakamwatura umugisha bavuga ngo tukwakiya umugisha mu kazi ukora ntuyishurirwe n'umuntu ibyaha akora urumva baraka ni ikimenyetso cyo gukayuka nese bamare ne abantu bose Imana bagaragaza ibyaha bye bikabambika ubusa ubwambure bwabo buri muntu wese Imana irabumwambika hari abantu itagaragaza buryo umunyamwuka ntiwamurondora ntiyamushyira ahabona ariko babanyamubiri nta na gahunda Imana ifite yo gushyira abantu ahabona ariko we basengera gibuze sengera n'umuntu murebe n'umusabira umugisha mu busambanyi ho gwite werekwa ko akora akazi k'ubusambanyi umufashe kubuvamo kugira ngo umusabire umugisha mu busambanyi akantu uvuze y'abapasiteri benshi bakamenyaga ikimenyetso cyo gukayuka ko Imana ntago igikora ikosa ya umupagani cyangwa se umukristo ntikora ikosa ryo kumwambika ubusa ntabwo Imana ikoze isoni usibye mwe mwazizanye zo kwirirwa mwambika abantu busamo baruka ifuro mukabatungaho kamera kandi dogiteri wabyize rega mukora ibintu ntabwo mukora ibintu kinyamwuga umudogiteri wabyize asohora n'uwaguherekeje agafunga akagusuzuma mwibanga hagati yawe n'umuganga wewe washaka ukajya kuzimura yego kabariho byivugira nane mwebwe kamera murazitunga ku muntu uri kwigaragura hasi wambaye ubuse ejo baramufata irembo bukura bwishe batungaho kamera uri kwibaraguza aho ngaho ngo faya ngo mukuyemo ibumukuyeho iki warakayutse n'ibimenyetso byo gukayuka ariko so ubu muntu imbaraga zamuvugiramo ngo byagenze bite ngo nagiye mwirimbe we nangiza nkaba mu bimenyetso byuko n'abasenga bakayutse kabanye kujyanye wewe wagiye mwirimbe ujya gukora ibintu riri irya mbere ko kantu riri wabonye abantu bageze kuri level yo kuvugana n'abadayimoni ngurinde urabaza dayimoni ngurinde ngurinde ngo watumwe nande uraganira urumva level bariho niyo kuganira n'abadayimoni ubwo twebwe turi kuganira n'Imana ikaza kudutuma kuri zo already umuntu mukorana inama nuwo mukorana abantu nibemere ko bakayutse dore umugabo umwe byaramukayukanye nako arakira umusore Amunoni arakayuka mu rwego irari rimwica ati ndasambanya mushiki wanjye Tamari ahimba katati nzanira ibyo kurya mu ntoki ndarembye umuriro wa malariya urazamutse ndapfe birarangiye kukayuka
ibikorwa by'abakayutse. Umuntu yakayutse Yesu aravuze ati nimubona iyo umunyu wakayutse urajugunywa hariya ukanakandagirwa, pana kujugunywa gusa, urakandagirwa. Abantu barakayutse, twashaka n'ikintu kigukayuye tukakibura. Ukibaza ukiri mu butayu, ukiriho nabi ni wakayutse. None niki gitumye ukayuka warageze i Kanani? Uzi gukayukira i Kanani utarakayukiye mu butayu? Iki kintu cyumve. Ukiri mu butayu wari umunyu. Aho Imana yakubwiraga ngo numara kurya ugaga ntuzibagirwe. Ukiriho nabi wari umunyu. Ukirya bigoye wari umunyu. Ucyambara umwenda umwe wari umunyu. None ugeze i Kanani aho ibisubizo bijojoba, urakayutse. Urakayutse. Yesu aravuze ati rero uyu muntu nakayuka, uyu munyu nukayuka jugunywe kandagirwe. Matayo ati muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Matayo 5:13. Kujugunywa hanze abantu bakawukandagira hanze, ahazaba imbwa n'abarozi hanze n'abatukanyi hanze n'abagerageza kubesha bakabikora. Ntacyo uba ukimaze. Hari abantu batakigize ikintu bamaze mu murimo, hari ukugwiza umurongo no kuza gustressa bayobora. Hari abantu batakigira icyo bamaze muri famiye, ntacyo umaze utakwishyurira n'umwana mwe mitweri. Hari abantu batakigira icyo bamaze. Yesu ararubakatiye rero igifungo cya burundu. Mujugunywe hasi mukandagirwe. Mani kurinde kubaho ntacyo umaze. Ndagusabiye wowe nkurikiye, ndagusabiye Imana igufashe ntukayuke. Wikwikayura, wikayuka, wishiramo icyanga, wishiramo umwimerere. Ndagusabye wowe nkurikiye amasaha, wishiramo imbaraga, wikayuka. Maze igihe wihangana, ufite ibigeragezo byinshi, ariko yukayutse ubona upfa. Niko Gehazi yari ameze abonaga abapfa, ariko Elisa utarigeze ukayuka akabona ingabo zaje kurwana. Wikayuka. Iyo wakayutse ubona upfa, ubona baranyishe, ikintu kirakoma kiti aragarutse, waryo tubanza bandoze, kuko warakayutse. Akantu kose gakomye ati ndaranapfuye. Warakayutse, ikintu cyose urikanga n'icyatsi mu nzira uti barancyohereje, kuko warakayutse. Nibyo. Ariko wikayuka. Haleluya. Kanguka mbara imbaraga. Haleluya. Shiramo imbaraga. Murumunyu w'isi. Umva Mariko ibice 9 umurongo wa 49 n'uwa 50. Haravuze ngo kandi umuntu wese azasabwa cyangwa azuzuzwamo, azagendagendwamo n'umuriro. Bizamusaga. Yego. Nuko umunyu usaba ibyo kurya. Umva 50 sha. Umunyu ni mwiza, ariko umunyu iyo ukayutse mwawuryohesha iki? Ko umunyu ari mwiza, kushizemo imbaraga tuzagufasha iki? Tuzakuryohesha iki? Noneho beya ikagira iti, cyangwa ni se yaho ikagira iti, mwebwe mugira umunyu mu mitima yanyu kandi mubona amahoro. Twebwe. Haleluya. Mubona amahoro. Godipa. Mubona amahoro, mugira umunyu mu mitima. Mugira umunyu mu mutima, munakagira umuntu gusahura imbaraga z'umutima. Akagira ikintu kikumaramo imbaraga z'umutima. Higira ikikumaramo imbaraga z'umutima. Igishaka kize kigihetse visa. Yego. Nashaka azatwaye kontake yikumaramo imbaraga z'umutima. Nashaka agenda muri barabasi nibari barabasi. Uvuga ndomonyo. Nazana kontake uvuga uti ndomonyo. Nashaka agenda muri Range Rover. Uvuga uti ndomonyo, ariko ndomonyo ntabwo nkayukwa na Range Rover. Ndomonyo ntabwo nkayukwa na Vigo. Ndomonyo. Mujye mwihagarara, umunyu wihagarara. Wari wabona urushishi k'umunyu? Wapi? Mva ko bizize kwemera. Wari wabona umubu k'umunyu? Wari wabona isazi k'umunyu?
ariko ku isukari ariko isukari buzekira biba bijojoba inshishi n'ikintu cyagiyeho isukari kirabora ariko cyagiyeho umunyu kirarama niba mushaka no kubika ibiryo muri firigo igihe kinini mujye mubisiga umunyu urumva neza ariko ubundi ubu twabakubise umuti wa ntuza uyu munsi twabaye abadogiteri twavuye twose twabavuye mu rwego niyo wasoza rwose ariko wikayuka bumonyo niwurira indege ukagira i Burayi uvuye muri Afurika wuzura umwuka wera komeza ubumonyo ntabwo kuba Burayi bivuze kukayuka umunyu nimba hingiraga amafaranga ukagera mu rwego ukiri ugatunga wikayuka komeza umunyu. Yesu yaravuze ngo nubwo mugeze i Burayi ariko muri umunyu muracyari umunyu. Haleluya. Mu munyu mwikayuka. Nubwo mugeze muri Afurika y'Epfo muri umunyu. Mozambique. Komeza umunyu aho ugeze. Zimbabwe. Wikayuka mu munyu. Wikayuka. Uganda. Ubumunyu. Tanzania. Wikayuka. Uburundi. Mwikayuka. Centrafrica. Muri Egiputa. Muri Ethiopia. Muri Somalia. Haleluya. Haleluya. Muri Tunisia. Haleluya. Muri Turukiya. Muri Turukiya. Muri Iran na Iraq. Muri Iran na Iraq. Muri Israel. Muri Amerika. Mu bumunyu ariko. Muri Canada. Komeze mu bumunyu mwikayuka. Muri mushahara wikumara mu munyu. Muri Toronto. Yego. Mushahara wikumara mu munyu aho Toronto mwe. Mwishira mu munyu. Muri Sweden. Mwishira mu munyu. Muri umunyu. Kandi mugira amahoro mu mitima yanyu. Haleluya. Haleluya. Sengera abantu. Reka tubasenge. Dusabira abantu imbaraga zo kudakayuka. Mu izina rya Yesu Kristo. Kwakiye abagabo n'abagore. Abasore n'inkumi. Imbaraga zo kudakayuka. Baba umunyu. Mbere y'ikibazo baba umunyu. Mbere yo gupfusha abana Yobu yakomeje kuba umunyu. Mbere y'umugore uhindurwa n'ibi yakomeje kuba umunyu. Mbere y'umubiri warushize yikebagura yakomeje kuba umunyu. Ndiko uvuze Yesu bivuzwe nawe. Hari amagambo wundi uvuga nkayumva. None ahubwiye abantu bankurikiye ko bagomba kuba umunyu. Haleluya. Wagera kuri gisho ukaba umunyu. Bagusigira amafaranga na kamera bagushyizeho kavuga uti nubwo nta kamera ariko ndumunyu singonga kamera. Haleluya. Tusabiye abantu imbaraga zo kukomeza kuba umunyu ntibakayuke. Bagushime kuri Imana y'amaboko. Kurikiranye ijambo ryawe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom. Shalom.